wakoze iki? Nese mukubita isuka. Wayikubise he? Mu mutwe. Hanyuma umwana nawe nuko. Nawe wakubise mu mutwe. Kiko rukakubaza niba icyaha ubushinjacyaha bumaze gusobanura ko wakoze ukemera cyangwa se ugihakana. Ndacyemera. Nagikoze bitewe n'amakimbirane meteranaga n'umugore. Ayo mafaranga nayo nayamuhaye ambwiye ko ubwo namusabye ko yajya ataha kare. Yari amafaranga angahe? Yari 500, ariko nyuma yaho naje kumwakamo 100. Amafaranga yaragumye arayanyima, arayabika, ambwira ko atazayampa ahubwo ko adateganya no kubana nanjye, ko ngomba kuva muri urwo rugo nkareba iyonjya. Wambwira ko igituma ngomba kuva mu iyo nzu ari impamvu z'uko afite ikibazo yuko yabyaye undi umwana, kandi nkaba nzi neza ko yamubyaye ahandi tutazabana neza. We niko yambwiraga. Utinze ku cyaguteye, ntago uri kuvuga uburyo wakoze icyaha kugeza ubu, ntago urabivuga. Uburyo nabikoze birihuta cyane biroroshye. Ibyo dushaka. Ubwo kuwo mugoroba naramuhamagara ko atari buyazane. Ubwo ngewe nahise ngenda njya kumuzana nkuko nsanzwe njya kumuzana. Yari igihe ki? Nagiye nka saa 1:30. Zaryari? Zani mugoroba. Naragiye ndagenda njya kwivi mpageze ndamutegereza, arambwira ko ari buze saa 4. Njya kuzana isuka hano narabishije isuka. Isuka? Hari ahantu kwivi narabishije isuka. Isuka? Yego. Nari ijyanye ahantu njya kubumba amatafari nyibitsayo. Ubwo yambwiye ngo niko nkutera icyuma cyagiye urabyibuka. Ndabyibuka. Wakoze iki? Nese mukubita isuka. Wayikubise he? Mu mutwe. Hanyuma umwana nawe nuko. Nawe wakubise mu mutwe. Urangije kuba kubita isuka mu mutwe, wakoze iki? Nicaye aho ngaho. Wabashyize he? Imibiri yabo wayishyize he? Nayigumye iruhande nkago nahavuye. Umugore wemeye kuva iwabo akaza gufatanya nawe kubaka urugo, kubaka umuryango. Umugore wamufashije mu nshingano zose, akamusasira, akamusegura, agatinyuka, akamuvutsa ubuzima. Biteye agahinda. Karamage Yohani Claude afunguwe burundu. Era isomo abanyamuyumbu, abanyarwamagana, ab'intara y'Iburasirazuba n'ab'igihugu cyacu cy'u Rwanda ko kizira kikaziririzwa kwica, kuvutsa umuntu. Ariko kuvutsa ubuzima umwana wabyaye n'umugore washatse. Ubushinjacyaha bugusabiye? Ndambaza gusaba imbabazi umuryango nyarwanda. Narakosheje umujinya wanteye ibyo ntagombaga gukora. Nicyo cyuma nubwo nari ngifite nahise nyimutera. Nubwo rero namaze kukimutera nahise nirukanka, abana basigara barakomera, nanjye ndagenda nsubira kuri uyu musaza ndamubwira nti mubwira ko bibaye. Nibwo rero yambwiraga ati genda va hano uhite ureba ahantu ujya kwitsimba. Nibwo rero icyuma nakimusigiraga aho yagisize ntago mbizi. Nibwo rero nahise ngenda njya ahantu irweza bita misambu ya mama Nasi, niho naraye muri icyo gitondo. Nibwo rero nabonaga abanyerondo bari kunshakisha ntago mbizi. Nyirahabiyaremye Agnes na Mugenzi Joseph, wagira ngo dusabe Nyirahabiyaremye Agnes na Mugenzi Joseph guhaguruka. Abantu murimo kuvuga twabasabye ko mwatuza. Baturage ba Bujuju mwagerageje kudufasha, kuko igihe cyose murimo kuvuga natwe ahangaha tuvuga nta kintu biri butange, sibyo? Muratwumva? Mudufashe rwose turabinginze. Ubundi hano hari abantu bashinzwe umutekano
nabo bagerageza kudufasha, gusa nagira ngo mbabwire ko aho urukiko ruri ntabwo hari urusaku. Buriya ushakuje hari urukiko ubukoze icyaha. Rero mwitonde tutabana mwese, sibyo? Ntimugire ngo nababonye ni barahangana, nabyo murimo gukora n'ibyaha kuko murasakuriza urukiko. Twarimo tuvuze yuko turahanga kubera urubanza rw'abo bantu bahagaze hano imbere y'urukiko. Uyu munsi twaba turi hano mu rwego rwo kugira ngo nkamwe abaturage mumenye ko amategeko ahari, umuntu utubahiriza amategeko ahanwa. Hanyuma twagira ngo tubabwire ko dutangiye iburanisha, kandi umuntu wemerewe kuvuga ahangaha mu iburanisha ni Habiyaremye Agnes, ni Mugenzi Joseph, ni ubushinjacyaha. Abandi turabasubiza ijambo nyuma, sibyo? Murabitwemereye? Abayobozi bari hano murabitwemereye namwe? Ubwo rero reka twumve imyirondoro y'aba bari imbere yanyu. Habiyaremye Agnes ni mwene Munyeragwe Etienne na Duhanzeho Kubwimana Esther, yavutse 84, akaba yavukiye mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga, murenge wa Kiyumba, mu kagari ka Budende, umudugudu wa Ruramba. Akaba ari naho ariko akaba abarizwa mu ntara y'Iburasirazuba, karere ka Rwamagana, murenge wa Muyumbu, mu kagari ka Bujuju, mu mudugudu wa Gishaka. Akaba afite telefone 07908485 agira ngo tubaze Agnes umwirondoro n'uwawe. Mugenzi Joseph ni mwene Rwesabigwi Jean na Mukarwego Anna, yavutse 1967, avukira mu Rwanda, intara y'Iburasirazuba, muri Rwamagana, Muyumbu, Bujuju, Gisaka. Akaba ari naho abarizwa. Afite telefone 0783464502, n'indangamuntu 1196 780 05 87 23 098. Akaba ari umunyarwanda. Mugenzi Joseph, umwirondoro dusomye n'uwawe. N'uwanjye. Nyuma yo kumva rero ko abahagaze imbere y'urukiko ariho dufitiye dosiye nk'urukiko, ijambo turihaye uhagarariye ubushinjacyaha ngo asobanure impamvu bari hano. Nakoze Madame Presidente, mbere yuko dusobanura imikorere cyangwa se impamvu twazanye imbere y'inteko y'iburanisha, yaje muri aka kagari ka Bujuju. Turabanza gushima inteko, urugereko rw'umuryango mu rukiko rwisumbuye rwa Ngoma rwemeye kwakira ikirego cy'ubushinjacyaha, rukemera n'ubusabe bwarwo ubwo bwabusabaga ko abaregwa Mugenzi na Nyirahabiyaremye baza kuburanishirizwa aho bakekwa kuba barakoreye icyaha hano mu mudugudu wa Gishaka, akagari ka Bujuju, umurenge wa Muyumbu, muri aka karere ka Rwamagana.
ubushinjacyaha kandi dushimira ubuyobozi bw'akarere kacu ka Rwamagana buhagarariwe n'umuyobozi wako hano ndetse n'umuyobozi w'umurenge wa Muyumbu, inzego z'umutekano n'abandi bayobozi baje kudufasha muri iki gikorwa cy'ubutabera cyabereye hano muri aka kagari ka Bujujyu. Madame Presidente, rero ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Ngoma twabaregeye Nyirahabiyaremye Agnes na Mugenzi Yozefu icyaha cy'ubwicanyi bwagambiriwe, aho ku ya 31 ukwezi kwa Mutarama ahagana mu ijoro, Madamu Nyirahabiyaremye Agnes na Bwana Mugenzi Yozefu bacize umugambi wo kuvutsa ubuzima dukomeza dutuze kandi intore za Bujujyu, intore za Muyumbu, tubaziho ubupfura, indangagaciro no kubaha urukiko. Mugerageze rwose mutuze nk'uko mubisabwe n'urukiko. Bacize umugambi rero wo kuvutsa ubuzima Habufate Yohani Petero. Uyu Habufate Yohani Petero akaba yari umugabo wa Madamu Nyirahabiyaremye Agnes. Kuri iyo tariki twavuze haruguru nibwo Bwana Yozefu Mugenzi yagiriye inama Nyirahabiyaremye, bari basanzwe bafitanye ubucuti, bw'ibanga. Mugenzi amugira inama yo kuzica umugabo we, nibwo Mugenzi yamuhaga amafaranga 500 yo kugura imbugita, icyuma cyangwa se umushyo, ngo azice umugabo we. Niko byagenze rero, ubwo Mugenzi yaririwe ari kumwe n'inshuti ye Nyirahabiyaremye, bigeze mu ijoro kuko yari yaguze imbugita, noneho akurikiza amabwiriza yahawe na Mugenzi ngo nakora mu rugo iwe Habufate navuga ahita amurangiriza rwose icyo cyuma amwice, noneho amara gupfa basigare babanye bidegembya nta ukoma imbere
iby'urukundo rwabo rudasobanutse. Byarabaye rero Nyirahabiyaremye ageze mu rugo iwe, umugabo agira ngo aramubaza aho avuye, nibwo yahitaga umugabo agiye kumukingura kubera ko yaratashye bwije avuye mu kabari yirirwa ajyamo na mugenzi, amutera iriya mbugita cyangwa icyuma mu nda, amara ahita asohoka ako kanya, induru ziba ziravuze. Uvukije ubuzima ntakwiriye no kugabanyirizwa. Kuri mugenzi wabaye icyitso mu gusenya umuryango, Madame Presidente, urukiko rurabyumva cyane, na cyane ko mugize urugereko rwo kuburanisha imanza z'umuryango. Mugenzi wasenye uriya muryango nyarwanda, ni ishingiro ry'imbaga y'abanyarwanda, niho soko y'igihugu. Igihugu cyacu gihera mu muryango, imiryango ibiri itatu igaterana ikagira umudugudu, ivuye ku isibo, umurenge, akarere, intara, igihugu. Mugenzi rero yabaye icyitso mu gusenya uyu muryango, nubwo atahise ari we ufata icyuma ngo atere nyakwigendera hari ufite Yohani Petero icyuma mu nda, ariko yabaye icyitso mu gusenya uyu muryango, agira ngo noneho uriya mugabo namara gupfa azakomezanye na Agnes bibanire. Akwiye nawe gufungwa imyaka 25 kuko yarabaye icyitso. Hanyuma kubera ko bakurikiranywe mu buryo bwihuse, Madame Presidente, nk'uko itegeko rigena imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha ribigena, kandi bakaba bafunzwe, bazasomerwa amagarama y'urubanza. Umuryango wahohotewe, umuryango wa nyakwigendera, igihe gikwiriye umaze kuva mu gahinda, uretse ko agahinda ko kubura umuntu kugira ngo gashire bitoroshye, bazaregere indishyi. Murakoze. Abaturage twari tugeze nk'aho tugiye kugera ku musozo. Mu ncamake abatakurikiye ni uko mugenzi yari yanze kuburana, avuga ko akeneye umwavoka, ariko uru rubanza ni urubanza rwaregeye mu buryo bwihuse. Kuba yabona umwavoka n'uburenganzira byemerwa n'amategeko, ariko uburenganzira bwe butabukoresheje mu gihe, ntabwo ibyo ngibyo urukiko rwabibazwa, kuko uyu munsi aje kuburana. Ubwo twamutegetse ko aburana yiregura, akaba yaburanye ahakana icyaha, akavuga ko Agnes icyaha gikoze wenyine, uwo mugambi wo gucura ubwicanyi atawuzi, ko Agnes amubeshyera n'ubushinjacyaha budafite ibimenyetso, akaba ahakana icyaha. ubwo twari tugeze rero, ubwo ni mu ncamake kugira ngo mwumve aho urubanza rwari rugeze. Ubwo ubushinjacyaha bumaze gusaba ibihano ngo mwabyumvise, kagira ngo tumuhe ijambo ajye icyo avuga ku by'ubushinjacyaha buvuze. Murakoze nyakubahwa Perezidante w'urukiko. Ibyo umushinjacyaha avuze ngira ngo mwamubajije, nasabye ko yakwerekana ibimenyetso bifatika
imbere yanyu nyakubahwa perezidante w'urukiko ubushinjacyaha ibimenyetso yabibuze ntabyo yigeze atanga bifatika bigaragara ko umugambi nawucuze twawucuze n'uyu Nyirayaremye Agnes aravuga mu kabari ako kabari ntavuga ko ariko namusabye nibura ko ikoranabuhanga ryarateye atwanya kubaha perezidante w'urukiko abe yabaha ikiganiro nabaragiranye na Nyirayaremye Agnes ndetse n'amafoto narashoboka kuboneka akaba yabibaha akagaragaza neza ibimenyetso bifatika ko twacuze umugambi atagendeye ku magambo gusa. Umushinjacyaha ibimenyetso bamubajije nabibasabye mu mazi ibimenyetso bifatika niyo bigaragara ko ibimenyetso bifatika bibuze. muravuga iki ku gihano abasabe cy'imyaka 25? Ku gihano asabe cy'imyaka 25 kubera ko n'ubundi umushinjacyaha agisabye gutyo gusa nzakijuririra. Nyirayaremye nubwo uyu musaza ari kubihakana abizi. Uyu musaza kuri uwo munsi mu gitondo nagiyeyo ngiye kuzanayo ibigori ndabica ndabijyana mbigeza mu rugo, nibwo nahise nsubirayo njyayo nibwo nari ngiye nitwayo nuko nari ndiyo ntashye aramerekeza. Aramperekeza nibwo twamanutse tugeze hepfo y'urugo iwe mu muhanda, nibwo twabonye unyakwigendera mu muhanda ari ku igare. Nibwo namubwiye nti nguyu aratambutse, nibwo yambwiye ati uraca muri iyi nzira ntibiraba ikibazo. Nibwo inzira yo haruguru tuyajyana, nibwo twari turi mu muhanda duhura n'umusaza witwa Munyengabe aducaho, twari turi kuvuga dutambika, nibwo twahise duhindura inzira duca ruguru mu muhanda wa leta, aribwo turi kubiganiraho. Nibwo yambwiraga ati ntutase buriya ntibiraba ikibazo, nibwo nambwiraga nti ikibazo ntago cyabura. Nibwo rero yamperekezaga angeza haruguru y'urugo, nibwo twaguze icyuma kwa ahantu bita kwa Murokore, icyuma cya 500. Icyuma amafaranga wakiguze yavuye hehe? Yari yampaye amafaranga 500. Nibwo rero nagiye ndakigura ahantu bacuruza iduka kwa Murokore. Nibwo natashye ngeze mu rugo nibwo nasanze umugabo ari kumwe n'abana bari kurya ku meza. Nibwo natambukaga njya hirya mu gikari ndicara. Bari bamaze kurya rero nibwo bansanze abana nicaye barambaza ngo vuye hehe. Nibwo rero twahise ndwana n'umutware duhita turwana biba gutyo, nayo icyo cyuma nibwo nari ngifite nahise nyimutera. Nibwo rero namaze kukimutera nahise nirukanka, abana basigara barakomera, nanjye ndagenda nsubira kuri uyu musaza ndamubwira nti mubwira ko bibaye. Nibwo rero yambwiraga ati genda va hano uhite ureba ahantu ujya kwitsimba. Nibwo rero icyuma nakimusigiraga aho yagisize ntago mbizi. Nibwo rero nahise ngenda njya ahantu irweza bita imisambu ya Mama Nasi, niho naraye muri icyo gitondo. Nibwo rero nabonaga abanyerondo bari bari kunshakisha ntago mbizi. Nibwo nahise nzamuka njya ahantu kwa Jyambere numva arabimbwiye. Nibwo nabwiye Jyambere ati ntiza telefone, ampamagarira gitifu, umudamu muri gushaka mubwire ko umubonye. Nibwo rero yahise ahamagara gitifu ahitaza. Nibwo yahise anshyira ku moto duhita tujya ku Muyumbu. None se Agnes karame uvugishije ukuri kandi bisobanuye neza. Yego, tubwire uwo mugambi mwawucuze muvuga ngo iki? Kuki yakubwiraga ngo wice hari ufite? icyo twari tugamije ngo ni ukubana.
baturage mwakwihanganye ndumva ibyo twashaka kukubaza ari byo ngibyo. wagira icyo uvuga ku gihano ubushinjacyaha buvuze ko atari bwo bwa mbere wari ugerageje kwica umutware wawe, ubundi ngo hari igihe wamukubise agashoka ku bw'Imana ntiyapfa, nibyo muri Muhanga? ibi byabayeho ariko twararwanaga, bwari uburyo bwo kwitabara, nta gahunda nayo mfite yo kumwica. ni iki cyatuma gukunda kurwana n'umugabo wawe? Byaterwaga no kunywa inzoga. kuki inzoga utayiretse? Byaranze, byarananiye. uravuga iki ku gihano usabiye cy'igifungo cya burundu? icyo gihano ngenda byemera ko nabikoze kandi ntabwo byaturutse ku mpamvu zanjye, mbasobanuriye aho byakomotse, nanjye ntabwo nabishakaga. wica umugabo wawe nuko washakaga kubana na mugenzi yarabigusabye urabyemera, uri umuntu mukuru, ariko wari warasezeranye, ntabwo inshuti n'umugabo wisezerana, kuba warabyemeye hari agahato se? nta gahato, ariko niwe wanshyizemo iyo migambi, nuko nari nananyweye. none si ibyo wakoze ni byiza? ntabwo ari byiza. ukwiriye igihano? ndagikwiye kuko kingana gute? nk'imyaka 2. baturage barabujuju mwihangane, sibyo? mwihangane tugiye gusoza, sibyo? murakoze. twebwe nk'urukiko rero uru rubanza nubwo imvura yatugoye cyane ariko tugeze ku musozo muri dosiye ya Nyirahabiyaremye Agnes na Mugenzi Joseph. ubushinjacyaha niba nta kindi ku rubanza kumva dusoje iburanisha ryarwo. iburanisha ry'urubanza rero rirapfundikiwe. icyemezo cy'urukiko kizasomwa ku wa gatanu ku itariki 27 nko mu ma saa 6.